noneho kera kabaye ribifata ibisambo noneho ku munsi wa none ngo yagaragaje igisambo kiba ngo gikoresheje imitoma n'urukundo ngo mbega mu bujura bwacyo ngo gifite imitoma yihariye gikoresha mu rukundo yo kugarika umwana kikamutotora kikamukuraho ibiceri. Komeza. Noneho rero hari n'ikindi abeshya n'abakobwa urukundo akabakuraho amafaranga. ntegura inyandiko ibyo tuganira tureba amayeri navuze ntubu mutwe muri bukore ubeshya abakobwa urukundo yafashwe. Iki gisambo ngo benshi barakizi muri uyu mujyi wa Kigali ngo kubera ibikorwa byinshi by'ubujura ngo usanga kibigaragaramo kubera yuko ngo basanze byibuza mu mayeri menshi akoresha y'ubujura ngashobora kuba yenda nageze mu bihumbi kubera ko uyu mugabo ngo wiyisehirwa kuko ngo andi mazina yakoreshaga nta muntu n'umwe yazi ariko ngo iyo bakomeje ku kazina Hirwa abantu cyangwa abagore ngo bibuka uyu mugabo ngo uzi gutambaza urukundo narusaruramo urufito. Ibintu bikomeje kuba gatera nzamba. Uyu mugabo ubwo yagaragarizwaga abanyamakuru yaje kugaragara koko nk'umusore ushobora kuba yatambaza iyo ravu igaca ibintu rwose kubera ko yagaragaraga nk'umuntu ufitiwe icyizere gikomeye cyane ngo yarabazahaje ngo yarabibye yabatekeye umutwe yarabakanitse yababwiye yuko akoranga ibintu byose by'ubwoko bwose kuko urebye ngo ibyaha byose bikorerwa mu Rwanda by'ubujura bamutotoye baramumanuka bavuga ibyo akora byose numva yibarizwamo kubera ko ari icyaha cyo kwiba amafurusheti. Icyo cyaha kirimo icyaha cyo kwiba telefone ukimusangamo, icyaha cyo guteka umutwe ukimusangamo, icyaha cyo gushikuza nacyo ndakeka cyaba kirimo kuko uyu mugabo akomeje kuba kasamutwe bahu kuko noneho ngo abana bafite nyashi abo ngabo bo ngarabibasira akabasusura akabakuramo ibiceri baba barakuye abasaza ibintu bigakomeza kugenda bimwiyegereza ari nako ubuzima bwa Kigali bumworohera cyane ko muri ino minsi mikuru ngo ubuzima bukakaye cyane. Uyu we ngo yabasaruragamo urufito nta miyaga nta n'imikino yabagiriraga kubera ko ngo yaje mu murwa wa Kigali wiga ifaranga dore yuko ngo iyo bigeze ku ifaranga ntanjye akina ntareba inyuma ntatinya denja cyangwa se ntatinya ibibazo kubera ko arabyitevera kuko ejo bundi hashize no mu bisambo baherutse gufata ngo yagiye kureba kimwe umugore wacyo aramutuburira amubwira yuko ari umuyobozi ukomeye cyane hari icyo yabafasha. Ibintu ribo yabyinjiyemo nawe ngashaka kuza kubisasanura ngashyira ukuri kwahagaragara ngafunguza uwo nguwo ari naho akomeje kubera kandi ari n'akasamutwe batotoye ibyaha bye n'ibyo aregwa mu mujyi wa Kigali numva nta muntu ugomba kubikora ibyo bintu. Kumbe uyu musore w'ikiroso ngo ni Hirwa w'uturinete ngo niwe wari ubishoboye niwe wabisusuraga ku kijyanye no kuba yakora ibyaha byo kuba yatubura n'amasambu n'ibiki byose ngatwara. Uyu ngareba aho najya akina ngo yewe ahari ifaranga uko ryaba ringana kose urarimutuma ibindi ukabyihorera kubera ko ku mafaranga kararuze ngo ameze nk'uwetumwe no kwa Nyamuzinda. Uyu mugabo ngo ni Hirwa ubwo bamugaragazaga ku binyamakuru cyangwa se ku makamera wabonaga yuko yashize amanga ubona nta kibazo afite ikigaragara yari urufito ruhagije muri ako kazi dere yuko ibyaha byose bamurega nta na kimwe ahakana byose arabyemera kubera ko yarabikoze. Mu bijyanye n'ino minsi mikuru abantu barimo baragenda bakora iyo bwabaga bashaka kwikuraho utuntu cyangwa se ikintu bita ubukene bitiza utuntu tw'abandi kugira ngo babashe kureba yuko babasha kwisopeza bakayihekenya itababangamiye ari nako ribu yakanuye nayo iri kureba abo bitiza utuntu tw'abandi cyangwa bikuraho utuntu twabo tujyanye n'ubukene cyangwa ubutindi bagashaka kudutiza abandi bakoze mu mufuka bashikura cyangwa bakoresheje ubutekamitwe bwo mu buryo bwose. Abo ngabo ngo nibiri kwibandaho kubera ko irimo irabahanyina ubudatuza
kugira ngo bacike ku ngeso bakora uturimo tw'amaboko, nubwo tutabakiza tuzabaha yo kurya, ariko bareke kwiba, ibintu bikomeze bigenda uko byakagenze. Amazi si yayandi. Umusore ngo nihirwa burya ngo yajyaga no mu rusengero aho benshi bakoraniye barimo bavuga iby'Imana, aho bamwe ngo bafashijwe bavuga iby'umwuka, akinjiramo agasasanura agakurikirana akamenya amabanga, yakumva yuko ufite ikibazo runaka agasohoka akakigusasanura hirya ngo arimo ajya mu mavuta, ngo umwuka wera yamanutse, ngo indimi arimo azivugira icyarimwe, akagutotora akagususura akakubeshya yuko ikibazo cyawe kigiye gukemuka, ko yavuganye n'umuremyi, ibintu byose biri buze kugenda neza ari tambarare. Ugakura urufito mu mufuka ukamuhereza, akagukubita icya semuhanuka, nawe ukagenda ukacyambarana cyangwa ukacyambarira ukakigendana, ukumva uko ubaye, dore yuko we yiziye guhiga urufito muri uwo mujyi wa Kigali nta mikino awufitemo. Waza umubwira iki se? Ibintu bikomeje kugorana. Icyaha cy'ubujura cyangwa se cyo guteka imitwe mu bundi buryo bwose mu Rwanda ntabwo bigishoboka, igisigaye ni ugukoresha amaboko. So guys, ni amakuru amaze kujya ahagaragara mu kanya gashize, kandi buri umwe wese ndakeka bagiye bayabona, kuko amaze nk'amasaha 3 cyangwa 4 asohotse. Ni umusore rero wari umenyerewe kwiba mu buryo bugiye butandukanye, gushukana, gukoresha urukundo abakobwa, agira ukuntu abagenza akabiba, dore yuko ngo yajyaga no mu nsengero noneho agacunga wa wundi ufite ikibazo cy'ingutu, wa wundi wagiye kwihana mu rusengero akavuga ikibazo cye cy'ingutu afite, akamucunga, yabona bagiye kurangiza amateraniro agahita amwegera ati Imana yambwiye ati gutya na gutya, ariko nyamara yamaze kubyumva hariya ruguru. Hanyuma umugabo akikorera iki? Akikorera akazi. Yatuburaga mu buryo bwose, mu buryo bwo mu nsengero, mu buryo busanzwe, mu buryo bujyanye na elegitoronike agatubura, mu buryo bujyanye no gukanika agatubura. Ewana, uyu musore cyakoze uko nabibonye ashobora kuba ari umukire, kubera ko yakoreye amafaranga, amabi n'ameza yose yarayakoreye, ubona yuko yakoze iyo bwabaga. Uyu musore rero ngo ejo bundi muri bya bisambo bagaragaje ejo bundi, nabyo yaragiye ajya ku mugore w'umwe muri abo ngabo, agira ibintu amubwira ko yakuye umugabo, yitaga umwe mu nzego zikora imirimo runaka, akita rumwe muri urwo rwego, akagenda akagira ibiceri akura mu bantu, mbega we gahunda ze zari diru, zari ibiceri. Akita runaka agakuraho ibiceri, akita runaka agakuraho ibiceri, mbega uburyo yazaga kugutuburira kose uhagaze ntabwo yakuburagaho ikintu, yagucanganyaga akagucanganya, yabona hari aho utinya agahita agukubitira aho ngaho, dore yuko yihindura ni nk'ikinyaruvu. Ibi ni iki? Uyu mugabo rero ntasanzwe, Ribu yamucakiye. Ribu nayo yakoze akazi kadasanzwe ko gucakira umuntu nk'uwe, nabyo ni ibindi bintu bidasanzwe. So guys, nigiro kora subscribe, nyamuneka utarakora subscribe, sinzi icyo waba utegereje, urimo uracikanwa, kubera ko muri no minsi turimo turasohora inkuru za kasamutwe, izikubita ziriya za danje, ziriya za danje. We kora subscribe, kandi cyambere na mbere gukora subscribe ni inkunga ikomeye. Waba unteye inkunga, waba ukoze iki nk'umuntu wahasorinze nyine, turacyari muri haso, nta kintu turagera, turacyahigahiga, turwaneho mudukorere aho hantu, mudukurikirane kugira ngo ubuzima buhinduke, duhindure n'iki gikuta.